Hari impamvu nyinshi cyane zikwiye gutuma ukurikirana ikiganiro cyangwa se ijambo ry'umunsi, amagambo y'umunsi, amagambo y'ubwenge, amagambo ukenera buri munsi kugira ngo ugufashe gutera imbere nabwo buri munsi. Ukeneye kumenya kubana neza n'abantu benshi cyane muri sosiyete, kumenya uburyo ki wabana n'abantu muri sosiyete ndetse mukabana neza, meme ukabaho wishimye, ukabaho unezerewe, ubuzima bukabamo wishimye. Nk'uko dukenera ibyo kurya bya buri munsi, nk'uko dukenera gukora ibintu bya buri munsi, uko ukora gym, ujya muri gym kugira ngo ube fit, ube physically fit, ube umeze neza, uko ukenera ibyo kurya runaka kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ni nako ukeneye kugaburira ubwonko bwawe ibintu bituma bubaho neza cyangwa se bugatera imbere. Iby'ubu ubwonko bwawe ni nabyo buzabyara. Abahanga bavuga ko burya ubwonko bwacu cyangwa se amatwi yacu muri rusange ari nk'indi byara. Amatwi yacu ni nk'indi byara. Icyo wumvisha amatwi cyane burya nicyo abyara. Niba uha amatwi ibintu bidafite agaciro, nawe urabyumva icyo amatwi azabyara, bigendanye n'ubwonko muri rusange, kuko ubwonko bukora ibyo amatwi yamaze kwakira, ni direct, biba biri connected. Ibyo uhereza amatwi, ibyo wumvisha amatwi cyane ni nabyo abyara. Ni byiza rero kumenya ibyo uha amatwi yawe biri buze kubaka ubwonko bwawe ndetse bikanabufasha gutera imbere kwawe muri rusange. Ibyo rero nibyo tuganiraho buri munsi, nibyo tuvugaho buri munsi, mu buryo ki watera imbere, uburyo ki wabana n'abantu muri sosiyete bikagufasha gutera imbere, bikagufasha kubaho neza ndetse wishimye. Nibyo tuganiraho muri kino kiganiro cyacu cya buri munsi. Kera habayeho umusaza n'umwana we, bari boroye cyangwa se bari batunze indogobe. Igihe kiza kugera biza kubasaba ko bakora urugendo rurerure cyane bajya mu gihugu cya kure. Bagombaga kwambuka imigezi, kwambuka ibibaya, guterera imisozi, guca mu midugudu myinshi cyane itandukanye kugira ngo bagere mu icyo gihugu cya kure bashaka kujyamo. Byari kubasaba gukora urugendo rurerure cyane, amanywa n'ijoro, mbere y'uko bagera aho bashaka kugera. Umunsi nyirizina warageze wo gutangira urugendo, bategura indogobe yabo, baragenda, batangira urugendo. Umusaza yicaye ku ndogobe, umwana ari kujyana n'amaguru, ari umuntu umwicayeho gusa. Baragenda bagera ku mudugudu wa mbere, baca ku mudugudu wa mbere. Abantu babonye baraseka cyane, baseka umusaza, abasaza b'iyi minsi nta bwenge bakigira. Abonye uriya mwana we wanonnye, wananiwe, wacotse kuriya, we yicariye ku ndogobe ntacyo bimubwiye. Abasaza bo rwose ntabwo bagitekereza neza rwose. Abantu baramuseka cyane, bati aranatinyuka rwose, ntabwo yakwiye kuba ari gukora ibintu nk'ibi ngibi abikorera umwana we. Abantu babyumvise, umusaza n'umwana we babyumvise, bageze imbere bumva koko nibyo, barahindura. Umwana aba ari wicara ku ndogobe, umusaza agenda n'amaguru. Barakomeza baza guca ku kandi gakaritsiye cyangwa se mu wundi mudugudu. Abantu babibonye baraseka cyane, batari kuriya mwana nta bwenge agira. Ni gute umwana areba umusaza ushaje uri mu marembera akamugendesha n'amaguru? Bene kariya kageni nta bwenge afite. Abana bobo ntago bacyubaha ababyeyi babo. Abantu barabaseka cyane.
nuko bageze imbere babitekerezaho koko basanga nibyo, barahindura. Noneho indogobe bose bayicaraho, bose bayijyaho, barakomeza baza guca ku wundi mudugudu. Abantu babibonye baraseka cyane, barabatunganya cyane, bararakara. Batari ko abantu ubu ngubu ntabwo bacyubaha ubuzima bw'izindi nyamaswa. Ubonye bariya abantu ngo bavunisha iriya ndogobe kuri bene kariya kageni, ntabwo babona ko iriya ndogobe yananiwe, yarushye. Ntabwo babona urugendo bayikoresheje ko yanonnye, yananiwe, yenda gupfa. Kuki batinyuka? Kuki nta n'ubwenge bagira? nta n'impuhwe koko? Barabyumva kuko bumva ni ingingo. Bageze imbere barongera barahindura. Noneho indogobe barayireka igenda yonyine, nabo bagenda n'amaguru, bagenda bayishoreye. Bageze ku wundi mudugudu, abantu babibonye barabaseka cyane. Atari ko abantu b'iyi minsi barasetse. Ubonye abantu baba batunze indogobe, ariko nibakora urugendo bagende bayishoreye gusa, kandi yarabagenewe kubatwara. Bariya abantu byagenze bite? Nta basazi, nta bwenge bafite. Gifite ikihe kibazo? Nuko ko kuba bitekereje basanga ni ingingo. Bageze imbere noneho bigira inama yo kuyikorera. Barayihambira amaguru n'amaboko. Umwana ajya imbere, umusaza ajya inyuma. Barayikorera, baragenda, bakomeza urugendo. Bageze imbere bahura n'umusaza. Umusaza arabareba, arabaza ati ese mwa bantu mwe byagenze biti? Kuki mwikoreye indogobe ifite ikihe kibazo? Iyo ndogobe mikoreye yagize ikihe kibazo ku buryo muyikorera? Nuko bamubwira uko byagenze by'urugendo rwabo kuva batangira urugendo kugera muri ako kanya, by'ukuntu abantu bagiye baseka, abandi bakabatuka, abandi bakabashinja ibintu bari gukora bitari ibyo, ngo bitarimo ubwenge. Umusaza byose amaze kubyumva araseka cyane, arabaseka cyane, arababwira ati ntabwo mwakwiye kuba mwahaye agaciro ibyo abantu bavugaga, kuko ntawe ushimisha abantu, ntawe ushimisha abantu bose. Ntibibaho ko washimisha abantu bose. Niba aricyo ugomba gukora, kora igikwiye ubona kigushimishije wowe ubwawe. Baho ubuzima wowe wishimiye, baho ubuzima wowe wumva ko ari bwiza kuri wowe. Kora cya kintu wumva ko ari ngombwa, gikwiye, we kureba ngo bishimishe abantu, kuko abantu ni ba nta munoza. Bavuga ko abantu ari ba nta munoza. Icyashimisha uyu nguyu si cyo cyashimisha uriya, icyashimisha uriya si cyo cyashimisha uriya wundi. Weho reba icy'ingenzi, igituma wowe ubaho wishimye, igituma wowe ubaho ubohotse, aba ari cyo ukora. Kora icyo ubona gishimishije wowe ubwawe, kiri butume ubaho unezerewe, kiri butume ubaho wishimye, aba ari cyo ufokasingaho, aba ari cyo urwana nacyo, ugikore neza, uba wishimye. Bavuga ngo umuntu bajya bavuga ngo umukire utakuzamura ababazwa n'ipantaro yawe utazamura. Ariko nyamara mu by'ukuri umuntu ushaka kugufasha, umuntu koko ushaka kugufasha, agufasha nubwo waba utari gukora ibintu neza, akakuzamura. Ugufasha agufasha kukuzamura. Iyo akuzamuye na ya pantaro yawe irizamura, cyangwa se automatically yo itizamuka nayo, ntabwo isigara. Rero wifokasinga ku gushimisha abantu, ahubwo wifokasinga ku kwishimisha wowe ubwawe. Reba ibyagushimisha, aba ari byo ukora. Wa muntu ushaka kugufasha niwe uzakwegera akuguiding, akuhe
umurongo w'ukuntu bikorwa kuzamura, nakuzamura n'aya pantaro yawe bivuga ko itazamukaga zizamura, kuko ntabwo uzazamuka ngo ipantaro isigare. So baho rero wishimye ndetse wumve ko ntabwo wanezeza abantu bose ngo bishoboke.